aguta uri mu bitaro maze umwaka urenga. Yanasezeranye ndi mu bitaro agiye gusezerana ndi mu bitaro. Yes. Imbere y'Imana yo mu ijuru. Ibase. Yasezeranye ndi mu bitaro. Hagati aho umugabo ni nawe n'ubu babana. Wa wundi. Akenshi nakundaga no kumusanga mu rugo. Iwawe? Iwanjye. Ajya. Yamuzanye pe. Imbere y'Imana n'abantu barabizi ntabwo nyajya kubeshyira umuntu rwose. Wigiye mu basore mugiye kwinywera. Naragendaga. Byaje bite? We yatangiye kwa kundi yagendaga kansiga iminsi 3 mu nzu. Mugirira umujinya, mugirira uburakari. Ngiye nkabikora nkaho nshaka kumubabaza nawe. Yego. Naye ngiye kujya ngenda nawe yumva ukuntu bibabaza. Hani igihe cyageze. Baba cyaje kundi yari afite cy'abantu bajyana muri ubwo buraya. Bono baramufata bamujyana ni Bugande. Bamujyana i Bugande gukorera iyo uburayi Bugande. Akiri umugore wawe? Akiri umugore wanjye tubana gutya. Mfite umwana w'umwaka umwe n'amezi 6. Yego. Aramuta imbere y'Imana yo mu ijuru ababizi bubarana hari benshi cyane. Aramuta aragenda. Anamuta ahubwo namwishyuye namuhaye amafaranga. Noneho arahindukira ambye agenda none ahubwo mwishyura transport nanone yo kugaruka. Byaraguhamagaye se akubwira ngo nabuze tike pe. Abantu barambwiye ati dore ngwino urebe umugore wawe bari kumusambanya. Yego. Sangahe? Saa 8 za nijoro. Yego. Twe twariye n'abana twaryamye. Nje nategereje ko umuntu ataha ndaheba. Sanga kantine bayifunze bagiye muri geto. Yego. Tagenda ndakomanga. Uno umusore araje arafunguye. Urumva bari bahaza inzoga cyane nta kwikontrola. Bazamura amahane cyane. Umusore yafunguye we ankubita ingoma. Ari n'igiginya ryanjye ubona. Yego. Byanavuye. Ntabwo azongera kugenda urutirigo ngo rwaturitse rwiwe ubwonko bwamenetse. Ntabwo azongera kugenda. Yego. Ikintu tugomba kumukura no kugira ngo azicara yigame abari aho ngaho. Gusa umuntu umwe niwe baje arandabura. Ubyakira ute? Ndavuga ati uvuze? Nahise ncomora ibintu byose byari bindi. Yego. Byanongeraga umwuka n'ibiki byose. Ndabicomora. Umugore azi ibyo byose yagutereye abana azi ibyo byose ko bikuriho. Arabizi kuko no mu bantu batangaga ibyo bisubizo byo kuvuga ngo sinzakira ari mu bantu banabibonye mbere nawe cyane. Nibwo yakuragamo n'akarenge kiwe. Bivuze ngo iyo amenya ko uzakira yari kukugarukira 100% n'ubu tuba tunabana. Ahubwo yabonye bimeze gutya avuga ati reka manike akarenge kanje. Okay, tukira aho ngaho rero ufata guta umuntu. Wa mugore aza kumbwira ati abana bawe uzashiduka byaragenze gutya na gutya. Umugabo araza ntiyihangana. Nta nubwo amufata ngo amujyane muri roge. Baraza bakakora ibintu nkaho. Urakorora umwana w'imyaka 8, w'imyaka 6. Imibonano mpuzabitsina bakarana mu cyumba kimwe. Urumva amaherezo uzagenda gute? Wa mugore aza kungira inama atari ko ngwino uvane y'abana bawe. Umugore wawe yaranaga n'uwo musore n'abana babiri. Ibyo bakora byose nono babana bakaza kubikorera abandi bana mu gipangu kugira ngo bibacikeho jara. Byabaye ibintu birebire cyane. Uvi inkuru yanjye. Ibi byose kubigeraho bisaba guha icyizere Vima Cleaning Service. Aba banyamwuga bakagera iwawe bakakogereza intebe zigasubirana ubushya zahoranye. Nibyo twoza intebe z'ubwoko bwose yaba iz'uruhu, umwenda n'izindi zitandukanye. Twoza amatapi agasubirana ubushya. Nibyo twoza amakaro agacya yaba mu nzu tuyemo ndetse n'inzu nshyashya bamaze kubaka. Icyizere cyawe gihe Vima Cleaning Service kuko barihariye mu koza amapave agacya kandi neza. Twoza ibikuta bisanzwe yaba iby'amatafari ndetse n'ibindi bitandukanye. Twoza amabati, amategura akongera agasa neza. Duha ikaze nka Vima Cleaning Service dugukorera fumigation, twirukana udusimba n'udukoko bizi iwawe maze ubeho iwawe utekanye. Nibyo dukorera mu Rwanda hose tugusanga aho uri. Akarusho kandi niyo ubutumwa bwaba ari bwinshi twandikire ku mbuga zose, unahamagare kuri 0783 63 48 61.
Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze kuri buri muntu wese udutega amatwi, nkwifurije kubaho kandi kubaho neza. Ibyo urimo byose uyu munsi birashoboka ko uri mu ivuriro, uri kwa muganga, birashoboka ko baguhaye amakuru atari meza yuko ufite indwara ikomeye, hari za kanseri, hari n'izindi ndwara navuga ngo kenshi dutinya rimwe na rimwe kumva ko ubuzima bwarangiye. Birashoboka ko baguhaye amakuru yuko wenda utazongera gukora ku ngingo zawe n'ibindi bitandukanye. Reka nkubwire nikomera hejuru y'ibyo byose, nkubwire ko ubuzima bukomeza igihe ugifite umwuka wo guhumeka, igihe ukifite abantu, ujye umenya ko ubuzima burakomeza byanze bikunze, burakomeza ukaba wabana inspiration ku bandi bitewe n'uko wowe witwaye muri icyo kigeragezo wahuye nacyo. Bahati araza kumfasha aze guhera hasi yerekane Dodos Ntacuritimana Dieudonné, mwumve impamvu ntangiye ikiganiro nkomeza buri muntu wese uri mu bitaro bikomeye uyu munsi, uri kwibaza byinshi ku buzima bwe, ku ndwara ye, kuri bya bindi navuga ngo biremereye umutima we. Dieudonné ko ndi kumureba birashoboka ko ari umugabo wagiraga morali, yari umusore wagiraga morali, n'uyu munsi arayifite. Muraganira nta kwiheba, nta kugira gutara umuntu umugani ukumva agenda kanamwishe, wamwumva ku nshuro ya mbere ukumva muri we nyine nta cyizere cy'ubuzima afite. Uyu tugiye kuganira muri bika inkuru twakoze ku mudamu witwa Ingabire Christine aka Mimi, washakanye n'umugabo nyine amwita ko yari tonto nk'ibyo ngibyo, bakaza gushakana, akaza kumufata nabi, kuza kugeza ashatse undi mugabo nyine yancaga inyuma, nanjye ubwanjye nkabikora juste bitewe n'uko ntamubonaga mu rugo. Ibyo murabyuka inkuru murayibuka sibyo? Niba utanayibuka aka gacu rero bakarebaho gatoya kugira ngo umwibuke neza. Uyu niwe mugabo wa Mimi tugiye kuganira nawe. Dodos, tuguhe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze Gerard. Uri amahoro? Ni amahoro. Ubu nari nzi ko uri umusaza. Oya, ntabwo nshaje, nuko abantu basajije no kubera ubuzima nanyuzemo, ariko ntabwo nshaje. Oya, ntabwo ushaje, no ku isura ntabwo ushaje, no kuri tayi ntabwo ushaje, no mu myaka ntushaje. Bitewe n'uko numvise inkuru numvaga ko nyine ushaje, uri umugabo ukuze. Oya, ntabwo nkuze, niyo mpamvu kugira ngo naje no kugira ngo mbishyireho umucyo. Ntabwo nshaje kuko nagize impanuka, nakora agisida, ariko nkaba naragize n'ikibazo cyo kutamerana neza n'umugore nk'uko bigendana mu bandi. Yego. Ariko mu by'ukuri ntabwo nshaje. Ufite imyaka ingahe niba atari ibanga? Mfite imyaka 34 y'amavuko. 34 y'amavuko, uracyari muto cyane. Ubu ntangiye wa 35. Yego. Dodo, iriya nkuru warayumvise, jye wahoze ari umugore wawe, wayumvise gute? N'iki wayivugaho mu magambo arambuye? Ikintu nayivugaho ni kimwe, byarambabaje cyane. Ahantu byambabaje ni mu cyiciro kimwe. Twamenyanye umugore turamenyana, bahantu nawe abahantu turamenyana. Icyambabaje cyane muri rusange, yaravuze ngo njye namutenda afite imyaka 15. Yego. Mu by'ukuri arambeshye pe. Mu bantu banzi badanatuzi 15 yarayirengeje. Nari mfite imyaka 22, afite imyaka 18. Yego. Ibyo ni ibintu byari byizwi n'abantu bari batuzi. Ibyo yabingeretseho ashaka kugaragaza ko njyewe nari umuntu mukuru cyane, ko nashobora kuba naramuhohoteye cyangwa naragize gute, ariko ntabwo ariko byagenze. Yego. Gusa ahubwo nako nabonanye nawe, umenyana n'umuntu kwa kuntu bahantu mukamenyana mukakundana bisanzwe. Biza kuviramo ko dushobora kubananya nawe. Ariko ikibazo yari afite ni kimwe. We yari afite imico yindi itari myiza. Nge ngerageza no kugira ngo muvane nk'iyo mico. Imico ya mbere mibi yari afite, akenshi nabonaga ko ntabwo yumviraga abantu bakuru b'ababyeyi cyane cyane. Aho yabaga naho twamenyanye yavuze yabaga, ntabwo yabumviraga ijana kujera nk'umwana muri make. Uriya ni umuntu afite imyaka 18, ntabwo abakuze Gera. Yego.
abagomba kumvira abantu bakuru abamugira inama nyine akabumva. Njye nagerageje urumva nyine twarahuye nyine tuba inshuti turamenyana tuba inshuti. Aranankunda kundiriza ahubwo uko ngenda naramukunze. Yego. Njye nta nubwo ari nuvuga ngo ni n'inzozi zanjye mvuga ngo zashaka. Ahubwo nanamukunze mbona kubwo n'ibibazo nyine ari ukuntu umuntu bitewe n'ibibazo ubona afite. Yego. Nawe bigatuma umutima wavuga ati ariko why not kubera icyo umuntu ntamukunda kumva afite ibibazo bimeze gutya na gutya. Ndamukunda kandi akwereka urukundo. Yanyirikaga n'urukundo cyane. Nacyo cyatumaga nanjye nanamwitaho. Ko ntabwo watakaza umuntu y'ibintu cyangwa utakaza amafaranga nawe atakweretse urukundo. Yarabinyeretse nanjye numva ngize impuhwe cyane ngira na sentiment zawe ndavuga ati uyu muntu ashobora kuzagira ubwenge. Yego. Za kubona imico yiwe myinshi mibi. Ndababara cyane. Mbabara kuntu umuntu ungana gutya turi gwenda kugera mu kigero kimwe kuko umuntu yabahangayitse gutya bigeze ahangana kubera iki. Yego. Gerageza uburyo namuvana muri bya bintu. Ariko akaba ari umuntu nari narabonye nanone akenshi utumva uri yaruhundo umuntu ubona atumva cyane ukabona ibintu byose ntashaka kubiha agaciro. Ngerageza uburyo byashoboka muvana muri bya bintu bibi. Arasura kavugana turaganira byinshi akambwira ibintu byinshi byose byiwe iwabo nyine mbega njyewe nkabyumva koko nanjye natekereza ukuntu gusa nawe ibyo yarabivuze ko wamufashije yabanje kujya mu mico itari myiza kuzerera kugira gute bitewe na famiye uza kumufasha nubwo yatubwira ko mufashaga nka tonto. Mu kumufasha rero nubwo yavuze ngo namufashe nka tonto ntabwo tonto sinizera tonto afasha n'uburyo tonto afasha umuntu bitandukanye no kuvuga ngo uyu ni sheri niki. Yego. Iyo za kumufasha nka tonto ntabwo yari kujya zarari wanjye ntabwo waza ngo urari wabo wa tonto kabenswa ko yanavuze ko ntamufashe ku ngufu kandi ubwo sinamufashe ku ngufu sinabwo bwa mbere yakoze iyo mico. Ahubwo njyewe yanashyize mu bintu byatumye nshaka vuba mu buzima bwanjye ari mu bantu ba mbere kuko ntabwo nagiraga ibibazo byatumaga mpura n'abagore cyangwa n'abakobwa yari gutuma avuga ati wenda reka nshaka umugore vuba. Yantaye muri icyo kibazo. Bivuze ngo we ntabwo wajyaga cyane mu bakobwa. Nta n'umuntu w'iwacu mu rugo wegeze unabijyamo no mu muryango wacu ko nakure mu muryango njyewe w'abantu banasenga cyane. Yego. Ntabwo negeze ibyo bintu mbibona. Ahubwo we yatumye njya muri ibyo bintu bituma none atumye nanabijyamo mbiganije n'abandi bantu barambye ati wowe none mbari gutyo bimeze mugira umugore. Yego. Nani ndavuga ati ariko so wamugani kuki namugira umugore. Washidutse wamuteye inda uravuga uti mutware bakugira inama kumutwara. Bangira inama ko narabanye naramuza tese iyi nda ni yanjye ko mbona ahantu yabaga ubwaho hagomba gukwereka ko ashobora kuba afite inda akabaza akakubwira ngo inda ni yawe n'ibindi ni yawe bitewe n'imico yararimo. Ariko njye arambwiye ati kuko naramwizeraga cyane arambwiye ati inda ni yanjye nanjye amagambo nabaje turamubaza ati inda y'imuzika ari yanjye kuko uzaze tubane. Yego. Ubu ibyo nzarya nawe uzabirya nta kibazo. Arabyemera ati ni yawe kuko bari n'abagenzi be b'inshuti ziwe yabaga ahantu mu bintu by'abantu bigurisha ubona baramugira inama ati tujye gukuramo inda. Ndamubwira ati ariko kujya ngo ukuremo inda umwana arahenda ese apfuye uramutse upfanye nawe byazagenda gute. Aranyumvira araza tubana gutyo araza turabana mufata neza cyane gera urumva ngiye nyiraganirije n'abantu benshi cyane ariko ku giti cye ku buzima bwiwe yari afite n'ubundi kuko urumva ahantu ari mukuye ahantu ku muhanda. Yego. Ariko abantu nababwira ati ngiye nakoze ikosa njyamana n'umuntu kandi yambwiye ko namutenda kandi nibwo bwa mbere umuntu mu buzima bwanjye yarambwiye ati namuteye inda. Yego. Ati wamujyanye wenda ko umwana basanga ari wo wa mbere ujye kubona mu buzima bwawe. Yego. Ngira amahirwe rwose koko
uko babivugaga ni nako byagenze. Umwana aza ari uwanjye rwose, mbona ni sawa. Tubana gutyo, umwana arakura, ariko naramukuye hahantu nakubwiye. Ku muhanda. Yego. Navuga ko yagiye ku muhanda ntabwo umubeshye. Cyane birenze nuko yabivuze, birenze nuko sinshaka no kubigarukaho. Turabana, umwana wa mbere aravuka, rwose mwitaho cyane mu buryo bushoboka. Twaje no kugira n'ibibazo birebire cyane, umwana agira ikibazo, ariko bitewe na babana bamufosingaga ibintu ati umwana wamukuyemo n'iki n'iki. Yanga kubikora. Turagumana gutyo, turavuga ati dufata decision zo kuvuga ati reka arabyara umwana nyine aramubyara, araza ko kumwana azari muzima. Nyuma yaho hari uburyo urumva warahuye n'umugore atanameze neza pe mu byukuri. Wowe ugaharanira mu buzima bwawe. Ari byo nashaka kugarukaho. Mu buzima bwanjye ngaharanira kugira ngo ngewe nzagira umugore mwiza. Natekereza kuri ba bantu namuvanyeho b'inshuti ze, bazajye bamubona mukundi kuntu we atameze nka babandi yataye. Yego. Ndimaranira ku buryo namugiraga neza, ibintu byose ashaka kamukorera. Ariko avuga ko mu gihe yageze iwe aribwo yatangiye imico kujya mu basore akaguca inyuma kuko nawe wamucaga inyuma. Mu buzima bwanjye kubera ko nageze mu rugo ngewe tubana, yagize n'ibibazo kwa muganga. Kuva icyo gihe bahise badutegeka kuta atazongera gukora akazi kajyanye no kunama yikorera. Akazi gakomeye. Yaherutse aho ahita azana muri umuna wiwe n'umukozi. Ndi umuntu wamye imyaka twamaranye, nyuma yaho yaje no kuzana na musaza wiwe. Mu myaka twamaranye nawe 8, nayimaranye nawe na mushiki we na murumuna wiwe na musaza wiwe. Yego. Ibyo bintu byo kuvuga ngo deja nabanaga na petit frère nono. Petit frère wanjye. Yego. Urumva abo bantu ni abantu bagera muri 5 bari ku mutwe wanjye. Yego. Ninjye muntu wakoraga njyenyine. Kandi nabaga mu nzu icyo gikera umuntu yicirwa nk'inzu y'70 irimo nk'ibyumba 2 na saro cyangwa 3 na saro, kugira ngo ubone aho uri buryamisha abana banaba. Njye ubwanjye mu buzima bwanjye nta nubwo byiza biba kuvuga ngo nta intana yo kuvuga ngo aba bantu mbaraje mu nzu bonyine ubwabo. Byonyine no kutamenya ubuzima no kutamenya uko bariye byabaga ari ikibazo. Imico yawe yari imico ki itari kukwemera kujya muri ibyo ngibyo? Abantu bari bakuze gute, cyangwa wowe wakwisobanura gute ko utari kurenga imbago nk'izo? Nge imico yanjye nagiraga, ndi umuntu wakundaga akazi cyane mu buzima bushoboka cyane. Nakundaga akazi kandi nshaka nkunda n'ibintu byiza cyane. Ndashaka ko umugore wanjye azabaho nabi, n'umurumuna wiwe na musaza wiwe. Yewe byagezeho na musaza we arakura kuri rwanjye mujyana no mu kandi kazi. Yego. Arakora kugira ngo tugabanye dépense, kugira ngo mwereke na ubwo najye kujyana murumuna wiwe, musaza wiwe, murumuna wanjye we narangije kumudepoza ahandi hantu. Yego. Mu mico yanjye ibyo bintu ntabwo nabigiraga, iyo ngeso sinanayigiraga kuko yewe no mu rugo sinageze murangiye n'umugabo na papa wanjye sinageze mubona kubita mama. Narize nkurangira imyaka ingana gutya. Yego. Ntarabona mama kubita. Mama. Ikindi cya kabiri yaravuze ngo njye naramukubitaga. Mu buzima bwanjye i Kigali, tureke ni Kigali mu Rwanda hose ndabizi ubuyobozi bwawo uko bukora yuko bisa umuntu. Umugore iyo nza kugira kuvuga ngo naramukubita cyangwa ngumuza ku nkeke, aya abantu banzi bari banzi, ni umuntu wakunda kurana imfunguzo ku kazi, abantu banzi barabizi. Ni umuntu wakunda kurana imfunguzo z'akazi ku buryo saa moya topu nabaga nafunguye. Yego. Naturaga hafi y'akazi. None ikindi cya kabiri kuvuga ngo nagenda nkamara iminsi 3 ngo ntarataha, uvuve ngo namaraga saa sita nazaga kurya mu rugo. Ntabwo naturaga kure y'akazi, oya ntabwo byambagaho. Dodos ko we yiyemera ko yigiraga mu bandi basore, uwo tubwiye ibyawe, iyo wamenyaga ko yagiye mu bandi basore cyangwa mu bagabo, wayifataga gute cyangwa ntabyuze? Ndabizi cyane. Narabibonaga cyane kuko byanabayeho cyane, ariko none byabagaho cyane. Ngewe noneho hari inshuti twagiraga twebwe z'abantu b'abapapa bubatse. Yego. Ngewe ikintu nakoraga nizo nabaruhukiritsaga icyo kibazo cyanjye. Abo bantu rero ikintu bambwiraga ati wa mugabo we
ihangane ibintu bizarangira. Uyu mugore wawe wenda aracyari muto naragira imyaka 30, yego burekeye aho bizarangira. Tibanzurira abana bawe urebe. Ndarabageraga hari naho igihe cyageze noneho nihusibwa cyane. Hari igihe cyageze njyewe ndamwifatira. mufatana n'undi se? N'undi rwose n'abandi bagabo. Yego. Ndamwifatira ko byose narabibonaga. Ndamwifatira. Ariko mwe n'abagabo banankurira iryinyo ubona gutya ryabaye gutya. Ryakuwe nande? Ryakuwe n'abagabo bari gusambana nawe. Kubagira benshi. Ni umugabo umwe ariko hari abandi bari kumwera ahandi hano ku ruhande. Yego. Bamushize gutya ku ruhande. Kwa kundi two kujya muri detail. Muri ghetto ushobora ati ngwino na tube turi kumwe. Nje baraje barandeba nije barambwira ati ngwino hano. Tukwereke. Umugore wawe dore ngibi. Anabikora no muri business nene namushingiye ngewe. Ndaza icyo gihe witwaye gute? Ngewe nitwaye neza gake cyane. Ni nawo ni ntandaro yo kuvuga ngo avuye mu rugo ateruye n'ibintu yahise ibe aho ngaho. Abantu barambwiye babajyanamba b'inshuti zanjye b'inshuti ze cyane. Yego. Ikibazo yagiraga mu buzima bwiwe inshuti zimugira inama we ntabwo yazumvaga. We bamubwiraga ibintu bakumva ko bashaka kumujyana ahandi hantu bitari nyine. Yego. Ariko nge nkanabumva hari n'inshuti ziwe yandangiye n'ubu tukiri kumwe tukiri inshuti cyane. Kuko nabonaga ziri mu murongo muzima. We none bamubwira atari ku mugabo weka kundi biwe ko tutabikunda. Atoya. Ari nabwo yanavuze ati ngewe abantu baranyanze. Ariko abamwanze nta bandi bamwanze batari bamuzi n'abamwanze bari bamuzi. Yego. Kubera ko bari batuzi twese nge nawe bakatugira inama we bakabona ntabwo ashobotse. Yego. Nge icyo gihe mufata rero ntabwo byampangayikishije cyane. Sibwo bwa mbere abikoze. Yego. Kuko umwana wa mbere akuze umugira neza umugore akamira neza ukamufata neza agasa neza kugira ngo mbega nawe wiha agaciro nk'umuntu w'umugabo. Wa akakomeza akagenda kakageso ko kugenda mu bagabo kari karanze gucika. Kuki wabyihanganiraga? Ikintu ntumwirukane cyangwa ntutandukane nawe? Nageraga mu rugo tugatongana. Cyangwa rimwe ntanatahe. Akazataha uko azanye na bagenzi biwe b'inshuti zanjye tuziranye. Bakambwira ati jya kunsabira imbabazi. Bakaza bakambwira bakanyereka uburyo ki byagenze gutya na gutya. Okay nkabyumva. Avuga ati okay nta kibazo. Ariko nyine naganiza n'abantu bakambwira ati uramenye ntuzashaka undi mugore wa kabiri ufite abana babiri. Yego. Nikosa cyane. Je wihangana ibyo bintu wenda ushaka uzamureke ariko ni nako byagenze. Barambwira ati ushaka uzanamureke azajya kuri ibyo ashaka. Wenda uzamwinginga umubwira ati wowe ntacyo ujya utaha mu bana bawe. Wenda ugende ukora ibyo ushaka ariko utahe mu bana bawe. Yego. Ibyo gihe byarageze ngiye mbona koko ni nako ngomba kubifata. Ngiye urumva nari mfite gahunda nari mfite nimwe. Ninge inzu ninge yarebaga. Ibyo kurya ninge byarebaga. Umugore nta kazi yagiraga. Ntiyize. Nibyo namushingiye business inshuro ebyiri byose akagenda akabihombya bikarangira. Akongera akagaruka nkamwakiranye nta kibazo. Barambwira ati none igihe kigeze jumureka umugore yicare arera abana nta kintu wowe ukore akazi. Kubarera se yarabariraga? Kubarera nabwo umubyeyi mwiza. Oya abo nabangiye kumubeshyira pe. Ngiye kuvugisha ukuri navuga ngo yarabariraga nk'umubyeyi mwiza. Abana hari n'igihe cyageze ubwo ndihuse cyane kuko ntabwo ikiganiro cyabakiri cyane ndihuse cyane. Hari n'igihe cyageze babandi cyagikundi yari afite cy'abantu bajyana muri ubwo buraya. None baramufata bamujyana ni Bugande. Bamujyana i Bugande gukorera iyo uburayi Bugande. Akiri umugore wawe? Akiri umugore wanjye tubana gutya. Mfite umwana w'umwaka umwe n'amezi 6. Yego. Aramuta imbere y'Imana yo mu ijuru ababizi bubarana hari benshi cyane. Aramuta aragenda. Anamuta ahubwo namwishyuye namuhaye amafaranga y'inzu uko gera ushobora kwishyura ushobora kuvuga ngo nyiriza arashaka amafaranga. Yego. Ukohereza umugore amafaranga atuze kwishyura nyirinzu. Narayamwohereje. Nahubwo message yampaye mbona ampamagaje nomero
irenze ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande. yego Arambwira ati arega burya nagiye, ati burya umaze iminsi untuka ugira ngo nta bwenge ngira, ati sigarana abo bana bawe, ati nanjye nigire mu byanjye. Ndavuga ati nde tuvugana, ati ni njyewe, ati none se amafaranga nari nkohereje yo kwishyura inzu imeze gute? Ati cyakuri icyo nakoze ni kimwe, yose ntabwo nayakoresheje, ngiye kohereza kimwe cya kabiri. Anyureza 30 kuko inzu nayishyuraga 60 icyo gihe. Mbona 30 arayohereje, asigira umwana w'imyaka 2, imyaka 3 n'undi umwaka umwe n'amezi 6. yego Aragenda biyo ayi Uganda marayo akubitaho ibyumweru 2 hafi 3. Aba bari bajyanye mu kazi byagezeho baranga. ubwo kitwa kazi nako Ubwo batubera ko ari akazi kwe nibwo. okay ikomereza None arahindukira ambwira agenda none ahubwo mwishyura transport nanone yo kugaruka wa byaraguhamagaye se arakubwira ngo nabuze tike pe. amazing. Yarampamagaye arambwira ati nyohereza tike, ati n'abantu b'abashuti banjye bambwiye ko umwana ngo asigaye arira cyane, ati mbabara unyoneze tike ngewe abashuti bayimubwira gute se atabivuze? babashuti biwe n'abashuti biwe nyine aba inshuti ze nizo zayimubwiraga zari ziziko ara umushuti wiwe urumva ntabwo aba ari bose, hari abagore b'abagenzi be bamwe baba barasigaye niba bamagatese ko twumvishe ko wagiye Bugande bimeze gutya na gute, bakamubwira ati ariko se ni gute wataye abana ungana gutyo ukajya hana nta kazi ugiyemo, ugiye mu buraya, ibintu nk'ibyo bita. Baramuhamagara cyane aza gufata icyemezo, arambwira ati mbabara unyohereze tike. uramwohereza aragaruka. Ndagenda ahubwo nohereza amafaranga kuri basi. Wumva nta kibazo cy'umutima? Ngiye numvaga nta kibazo kubera ko ikibazo nari mfite ngiye nakoraga akazi gera ntabwo nize. Ngiye ntabwo nize vuga ngo mfite akazi niki, nakoraga akazi nyine kibira kagutyo bisanzwe. Yego. Hareba umwana wanjye ngo wese umwana wanjye arambuze siniriwe mu rugo, na nyina aramubuze. Kavuga ati kibura niyo yazanye nakamujyana, wenda yashaka bakajyana bakajya kubana, nkajya namufasha wenda ariko akaba ari kumwe na nyina. Akaba ari kumwe na nyina. Ubwo rwego ni rwatumye ngiye mvuga ati reka muhereza amafaranga agaruke. Aragaruka pe, yagarutse turaganira, anambwiza ukuri rwose. Akubwira ngo arambwira ati bagiye muri ibi nibi, abona we ngo bimwe arabishobora ngo abona ibindi ntiyabishobora. Ndavuga ati si umusaruro uvanyemo n'uwuhe? Tumusaruro ntawo ni ukuhura n'ibibazo gusa, atari ko nanjye ndabonye ngira ngo ubwo umuntu agiye kugira gute, agiye kurekera. Yego. Ntabwo byarekeye icyo gihe uwo mwakiriye nanone nk'umugore se akomeza kukubera umugore avuye muri ibyo? Yaraje ikintu nakoze ni kimwe, naramubwira ati none se kubona abana byagenze gutya na gutya. Hari aho yavuze ngo abana ngo babaye aba bana ninjye abana nabajyanyeyo nkajya njya kubafatayo nimugoroba kugira ngo babone ahantu birirwa, kuko sinari kwirirwana nabo. Hari aho yababeshye yabuze ngo ntabwo babaguriraga pampa n'ibiki, ariko numva yarababeshye pe, nabateje n'ubwo kandi bari abantu b'inshuti zanjye magara cyane, n'inshuti ze cyane, banamureze cyane. Abana njye nabajyanyeyo nk'icyumweru 2 cyangwa 3, abo nkajya kubafatayo njye nimugoroba ntashye, nkanabamenyera gahunda zabo ntashye, barabamfashaga kugira ngo ntaza kusiga amafungiranye. Yego. Bakaza kugira ikibazo. Gahunda zazindi umubyeyi yita ku mwana ku mugoroba ukaba ari uzikora mu gihe bakuye aho ngaho. Akigaruka rero kakanya akivuye Bugande, yaravuyeyo avuye mu Burayi, aragaruka. Ako kanya akigaruka ku munsi wa mbere umwana wanjye yayisashye. Shobora kukwereka n'ifoto wenda ndaza kuyikwereka. Umwana wanjye yahise yari kuboko kose umunsi wa mbere twicanye turi kuganira nimugoroba muri salon, kuko twaje kuganira gutya nge nawe. Uwa mbere yaratambutse mvuye kubafata hahandi, bageze mu rugo barambwira ati turashaka ifiriti, ndavuga ati mugende mugure ifiriti. Atambutse turi kwicanye na nyina gutya muri salon yayisashya, ngira ngo umwana atwitswe n'amavuta. Bibe mu bintu tutazi natwe tutazi pe. Ni umvuye azahindura arapfa itazanakira rwose, nawe ndaza kuyikwereka. Ndamubwira ati turebe ibibazo.
ati ibi bintu byose urabona ko satani yego ibintu yinjirira bizanye ahantu nyine eh, mwafunguye. turabona ibi bintu ibyo turabikosoringa turabyihorera. ubwo urumva byahise hazamo yo kuvuza umwana cyane, n'umwana aratubura, yewe n'umwana namujyanye Kacyiru barambwira ati nta miti yo kwa muganga dufite y'ubushye. Yego. Mujyana ku muntu wigengaga niwe wamuvuye bita Kamosi bara Ikagugu. Aramuvura birarangira. Hanyuma umugore ngira ngo ibintu biroroshye. Burya rero umuntu reka mbivuge gutya, buri muntu wamenyere gutira umwenda. Niyo umuguriye umwenda wamenye gutira umwenda umubera cyangwa ubona umwe akavuga ati umwenda urambera. Niyo umuguriye umwenda wiwe ntabwo agenda wugura. Arakubwira ngo nzawugura kandi amafaranga akayabika kandi n'ejo nanone akazongera akajya gutira wa mwenda. Umugore arambwira ati ndatuje n'iki n'iki, ngira ngo birarangiye. Ahubwo nibwo bitangiye ubundi bushyashya. Yakoze iki wenda nyuma y'ibyo byose yakoze byari ntababarirwa? Ikintu yakoze kirajena mu buzima bwanjye, numva mbigizeho n'ikibazo uriya muri covid. Abantu kuri guma mu rugo, zero nafite n'amahirwe gera nakoraga n'akazi mbona amafaranga cyane, ariko muri mu bantu covid yagiye kuranya ntabana nawe. We yaragiye none asanga urumva hari abandi bantu ahantu bahuriraga abasinzi benshi cyane. We aragenda asa n'umuntu wibereyemo, yigumira aho ngaho neza. Turagenda dusa n'abantu twamubuze turamwibagirwa neza, ariko twe nk'abana n'abana dusigara duvuga ati buriya nyine ni covid wa mugani igihe izazira tuzamubona. Aragenda biyo. Noneho ikosa yakoze ryane mu byatana tubabaje cyane nuko yagiye arangije asa n'umuntu ushatse yerekanaga ko nta bana afite we. Ashaka undi mugabo. Ashaka undi mugabo atanagusezeye. Ataransezeye. Umugabo aragenda barabana amukodeshereza ahantu bita ngo za Kagugu, abana nabo birangije amafaranga. Umugabo nawe asa naho arangiye, arangije ajya gushaka za nshuti zanjye ngituziranye. Atangira kubabwira ibibazo byo kuvuga ngo yamaze igihe kingana iki ku mugabo? Yamazeyo nk'amezi abiri. Amezi abiri batazi ko afite abana. We ntabwo yajyaga avuga ko afite n'abana. Nacyo kibazo yagiraga. N'ikintu cyambabaje naho n'ikindi cya kabiri, reka ngivuge n'ikindi no kumucyo. Yaratinyutse aravuga ngo umugabo we ngo yamukundiye abana. Kandi mu buzima bwanjye ngewe buriya ndashaka no kugira ngo ntange n'ikindi kintu ku mucyo, buriya ngire n'inama n'abagore kwanza gato cyane, mbanze misubire inyuma gato. Abagore hari ikintu kimwe bajya bibeshyaho cyane cyane nk'abagore. Usanga umudamu yarabyaye, ugasanga hari abasore baza gutereta nk'umugore afite undi mugabo, bakamushuka, ugasanga agiye kumugurira burusheti n'iki. Umugabo ntabwo yabuze amafaranga yo kumugurira burusheti, ntabwo yamwanze, ariko kubera ko ngo wagiye kumugurira ngo bikagenda gutya, ngo kumva ko ari we ushobora kuba umukunze cyane kurenza umugabo wawe. Ibyo ngibyo nagiye mubwiye n'abagore, akenshi abo basore icyo baba bashaka ni kimwe, no kugira ngo baryamane nabo kandi ejo abazanamuhaga akamushyira gutya. Akenshi noneho akanamushuka ati wenda atandukana nawe uze tubane, kandi afite abana babiri, afite umwana umwe, afite abana batatu, ari kwirengagiza ko noneho nta n'amafaranga afite. Noneho twongeraho n'ikindi, buri umugabo uzagukundira abana wowe uri umugore, umugabo uzagukundira abana bawe utabyaranye nawe, bisaba ko ufite amafaranga ahagije. Udafite amafaranga ahagije ntabwo uzavuga ngo ufite abana babiri, umusore uri aho ngaho udafite amafaranga uvuge ngo azabakunda gute. Uzajya urya, ajya arya uko nawe avuye ku kazi, arakohereza amafaranga uko urateka uko akohereje kuri telefone. Urambira ngo uzakunda abana bawe gute? Mu bintu byambabaje iryo jambo yavuze naryo yarambabaje jera, kuko uzi ko abeshya cyane. Yarambeshye cyane ngo ngiye ngo umugabo yamukundiye abana. Byagenze bite rero
kugira ngo atandukane nawe? Gutandukana nanjye Sinzi niba rero tutihuse. oya nta kibazo, sinshaka no kubigira birebire cyane, byaba birebire cyane. Gutandukana nanjye reka mbyihutishe cyane. Yego. Nakubwiye ngo umufata njyewe muri iyo covid, iyo covid yavuyemo irangiye neza, yabaga wenyine, yaragiye nk'amezi agera muri 3 cyangwa 4. Yego. Arambwira ati rero ndashaka ko dusubirana. Ndabwira ati se warihannye koko ubu ngubu uri tayari koko? Inshuro ya kangahe aragaruka i Bugande uramubabarira? Ndumva byari ntababarirwa. Byari noneho byari byananeze ibyo ngibyo, noneho ari n'abashuti banyu barambwira ati ariko waretse uyu muntu. Ariko abandi bakambwira ati ariko wa mugabo ushaka undi mugore wa kabiri ufite abana babiri, ibyo bintu kutazabishobora. Nabyo nkabona ni ibibazo. Okay. Ndavuga ati ariko se ubundi njye ntabwo nkunda abagore pe. Ndavuga ati ariko ubundi wamugani ndakunda umuntu w'umugore wa kabiri, mbyarane nawe n'uyu nawe, babiri mu mutwe wanjye, njye ntabwo nabashobora. Barakuvuna. Baramvuna pe. Baramvuna. Iwacu ni kure, iwacu ni Cyangugu. Naje i Kigali nje gushaka amafaranga. Ndajya noneho mpura nabo bagore babiri, naje gushaka amafaranga nzabifata gute? Kavuga ati ariko wamugani hari igihe umuntu ushobora gusanga ejo azisubira. Gutandukana nawe ikintu cyajeho rero ni iki ngiki. Nafashe namushingiye kantine, yaranabivuze ko aga kantine yacuruzaga, aga kantine yacuruzaga mu Kiyovu. Ndakamushingira, ariko abantu bamaze kumbwira ati rero umugore wawe kugira ngo mushake ko musubirana neza, mushakira ibintu akora nakajya agenda. Ndihangana nashaka ibintu akora, mushyira aho ngaho. Mu kuyishyira aho ngaho rero yaragiye yicaramo, noneho ubwo ababonye gahunda yo ubwisanzure. Wa mugore utari gutaha ukamubaza ati se nce ku kazi wenda wahombye bimeze bite cyangwa bimeze gute? Atoya ati gendera wowe ndagusanga mu rugo. Okay, kagenda. Igihe kiza kugira kantine biranga, ibyo by'amata biranga. Arambwira ati ndashaka gushyiramo byeri. Nta kibazo, byeri uzatangizamo nizi zishyiramo. Noneho za byeri nizo zabyara za nshuti ze, noneho sasa ziraza, noneho zimera gutya. Yego. Ahantu noneho yaburiraga ubwenge we, reka mfate gutya wenda ntabifate nabi. Yari n'umuntu noneho abantu bakorera igikundi kimeze gutyo, cyangwa akorana n'ibintu bimeze gutyo nk'ibyo by'ububi, ariko nayo amafaranga ntamenye, ariko navuga ko ari nk'Imana, ntamenye, ntagire ikintu amumarira muri rusange. Nta kintu wari kubona yari kumumarira, rirangirira aho ngaho. Kuvuga ngo naguze iki, ngo nayakuye muri iki, oya. Noneho cya gishoro nacyo kiragenda kigira gute, kirarangira. Urumva, ibaze nk'urugero nkawe uguza amakesi 15. Yego. Umuntu ari kuza kukubwira ngo ongeramo mwandi mafaranga. Ukamubaza ati none se ayo makesi yose arangiye nta yandi mafaranga? Ntabwo yicuruje. Yego. Ngo urabona ngo arabantu nakopye n'ikindi, abantu bakuba ku buryo utabona mu kubicuruza. Ati bwo yimara uko bimeze, ngo ubwo ngo uri guteganya ko nayariye. Ndoya. Ndavuga ati okay, reka tubyihorwa, nzashaka umunsi tubiganire, umbwira ati aya naya bafite aya naya. Dodo, ubwo turimo tugana uburyo mwatandukanye? Uburyo twatandukanye. Yego. Iyo kantine yaje kubyara inzoga nyine ibyo nakubwiye. Yego. Nyishyiramo inzoga. Sasa iyo kantine yaje kuvamo kabuheri ryose yo gutandukana nawe. Gute rero? Abantu barambwira ati dore ngwino urebe umugore wawe bari kumusambanya. Yego. Avuga ati ntabwo bishoboka. Ati ngwino. Sangahe? Saa 8 za nijoro. Yego. Twe twariye n'abana twaryamye. Nge nategereje ko umuntu ataha, ndaheba. Ndagenda sanga kantine bayifunze, bagiye muri ghetto. Yego. Ndagenda ndakomanga. Komanze mbona umusore araje arafunguye. Ndamubwira ati bwira. Yarakuzi? Uwo musore yarakuzi? Yaranzi mu isura rwose. Ndakomanga nawe ati bwira nuza atahe. Ati ndese urumva bari bahaza inzoga cyane,
nta kwikontorora bazamura amahane cyane. Kandi umuntu wari uje kundeba yari abonye umugore afunguye kantine avanyemo inzoga zijyanye yego kuri wa musore. Nanjye nanga kuva ndakomanga cyane navuga ati ntabwo ndi buhave. Ndakomanga cyane barambiwe umusore yafunguye we ankubita ingoma. Ari n'igiginye ryanjye ubona yego byanavuye batangiye tubwira yego haba akaduruvaye n'iki we ahita agenda arihisha n'iki aritsimba biza kurangira atashye arataha. Njye nanjye umugore arataha iwawe ataha iwanjye yego babagabo tugera duserera ariko atarataha yarari hafi aho ngaho ari kureba ibiba byose. Abonye turikomeje turarwana nabo bagabo ahita afata icyemezo aragenda afata imyenda bigeze nko mu masaa 10 za mu gitondo ahita agenda afata yambara imyenda mike ishoboka aragenda. Okay, ndavuga ati ubwo nakundi ngiye guca mu gitondo njya kwa muganga njya kwivuza n'iki byose njya gutanga n'ikirego nihuse rero naragitanze uko byagenze biraho ngaho. None rero hagati aho uwo umugabo ni nawe n'ubu babana yego wa wundi yego akenshi nakundaga no kumusanga mu rugo iwanjye ajya yamuzanye pe mbere y'Imana n'abantu barabizi ntabwo nyajya kubeshyera umuntu rwose ukabifata gutu ukabyihangana. Ngenda naramubwira ati arigenda ajya ambwira umugore nawe wese ndaza kurya mu rugo saa sita akambwira ati we sindi buteke rwose ntibirguza turaza kurya ibyaraye rwose twebwe wikirguza rwose ni sawa. None akaba n'igihe ngiye numva afite nk'umunaniro nkavuga ati ariko reka maze ngende ndyame nk'amasaha 2 hanyuma nongere ngaruke. Nagira mu rugo ngasanga wa mugabo araho ngaho aho atari kuno mugabo kamubona hano igihe cyose. Okay, nta nubwo yari muremure kundusha naramusumbaga akahita ambwira ngo uyu mwana ngo twakoranye mu mishinga ngo twariganye ngo mbakakiro ibintu nk'ibyo biraho ya mishinga kacyo yatubwiraga yego nkavuga ati taretse kuki mbona hano musangira gutya bite toya ati nta kibazo ati nose ntabwo ubona ko n'abana bari aho ngaho. Umugabo umusore nza kuvuga ati okay naribi none nkamubona ariko abantu baza kuvuga ati ariko uriya muhungu kahuri wawe bite byawe ndavuga ati ariko subu nzagende nsanga umuntu mukubite mutera ibyuma mukubita buri mutera ingumi n'iki ntaramenyana na decision y'ibintu ukuntu bihagaze ku mutima ati nawe nabagiye kwifungisha. Avuga ati rero buriya umugore iyo bamutwara cyangwa yibasambana n'umuntu ndeba ngasanga mu rugo nta n'ikintu nakora ngewe nyuma y'ibyo ngibyo kurwana byo ntabwo mbishaka. Wa mugore nyuma y'aho kuri iyo kantine ahita agenda agiye nyuma y'iminsi nk'ibiri agaruka avuga ati ngewe rero kubera kuntu ngewe ngo arabiye kurwana ngo ahanaha ngo uri kubeshya ngo nasambanye ngo niki ngo ngewe ngo ndashaka kwigendera. Navuga ashobora kugenderwa n'iki ukubira ibyo wakoze. Navuga ati mushaka kugenda ubwo ugende timba we ntacyo wabonye tese abantu bangiza gutya ntacyo mparanira saa 8 za nijoro batahaga uvuga ntacyo ni guharanira. Okay, umugore yafashe inzira aragenda biyongiyo ajya mu bigurupe biramwaho akaba hari umudamu bigurupe yabagamo baragenda bamugira inama nigira ku kazi. Giye kubona mbona yaranabivuze ariko giye kubona mbona nka saa 10 aje kundeba ku kazi nabwo yazimyaga telefone ngo yawe telefone yanayishimije gusa yaraje arambwira ati je kukureba ibyo naraye nkoze n'ibiki ndagira ngo mbabarire baragukubise n'iki ariko ndagira ngo mbabarire. Aragenda apakira ibintu byanjye byose aragenda ayipakira muri kumwe turi kwa kundi yabivuze nyine arabipakira rwose aragenda. Wa mugore wari inshuti ye niwe bajyanye bajya kubigahanga bagiye kubigahanga umwe amujyanye Buganda oya abo n'abambere bo yararikanye nabo mo gakeya uwo n'uwundi mushyashya yari afite
none bagiye aho ngaho atangira kubona kuvugana na wa mugabo. Sasa umwe nasangaga mu rugo buri gihe cyose batangira kuvugana bakavugana, none bigeze aho ngombwa biba ngombwa kamusanga hehe igahanga. Amusanga igahanga. Umugabo wasanze umugore wawe? Umugore igahanga. Amusanga mu nzu yabanaga na wa mudamu, kandi umudamu banavuganye ko bagiye kubana bombi nta mugabo n'abana gusa. Wa mugore ntabwo yari akimvugisha wa mugore w'inshuti yiwe, twari dufitanye amabifu kubera yuko niki. Uribaza ko wa mugore waje kumbwira amateka yiwe ya wa mugore yose? Yaraje yambwira ati ikindi, ati waratinze, ati vana abana bawe hari ahantu, ati uzi ko abana bawe basigaye birirwa bajya hejuru y'abana b'abakobwa babakoreraho pipi, ati kubera ibintu umugabo yirirwa akorana n'abana. Bivuze ngo babikoraga n'abana bareba kuko babaga mu nzu y'ibyumba binasara. Umugore babanaga nawe yari afite inzu, yari afite abana mu cyumba cyiwe n'abana, n'undi nawe afite icyumba n'abana. Wa mugabo noneho akaza kumusangayo. Ari nacyo kintu cyambabaje cyane mu buzima bwanjye, kuko babana cyaje kurangira ngiye kubavanayo. Bavanye kuko nanjye batangira kunyereka imico iri bizarre ku buryo hano mu gipangu nabaga nasangaga abana bari kubakorera ibintu nyine bitajyanye, nyine bidahuye. Wa mugore aza kumbwira ati abana bawe uzashiduka byaragenze gutya na gutya. Umugabo araza ntiyihangana, nta nubwo amufata ngo amujyane muri roge, baraza bakakora ibintu nkaho urakorana umwana w'imyaka 8 w'imyaka 6 imibonano mpuzabitsina bakararana mu cyumba kimwe. Urumva amaherezo uzagenda gute? Wa mugore aza kungira inama atari ko ngwino uvane y'abana bawe. Umugore wawe yaranaga n'uwo musore n'abana babiri. Ibyo bakora byose noneho babana bakaza kubikorera abandi bana mu gipangu kugira ngo bibacikeho jara. Byabaye ibintu birebire cyane. Ndashima Imana kuko basa naho banabyibagiwemo wenda, ariko byabaye ibintu birebire cyane. Yatubwiye ko ngo uwo mugabo yamutwaye akamukunda bakaza no gusezerana mu murenge, nyuma bitewe nuko nyine ngo bahuye n'ubukene nyine, ariko bagakomeza rwa rukundo rwabo rudasanzwe, baza kukuzanira abana. Ibyo nibyo abana rero tubwiye ko ari wowe wagiye kubazana abana. Rero nabazanye mbere ko ntarakoraga sida. Urumva tutandukanye, ugeze handi ku buryo dutandukanye bitewe nuko namufashe ari gusambana. Noneho nyuma gatoya ikintu cyabayeho n'ikintu nakozaga sida. Kozaga sida babana nabanaga na mushiki wanjye ngiye n'abana. We yaranambwiye ko yasubiye hehe iwabo. Turavugana akambwira ati nasubiye iwacu, ati wa mugabo naramuretse byararangiye n'iki. Okay, sawa. Noneho njyewe nkimara gukora sida, urumva ko n'ubundi imbere yawe yavuganaga nawe ariko njye ntabizi. Nikoraga sida mu minsi nk'itatu 5, umuntu yarambwira ati ariko umugore wawe n'ubundi uzi ko yashatse. Avuga ati reka ibyo murabeshya, kandi ari waba ahubwo turi kuganira kugira ngo ariko mbwira ngo ibyo tuzakora kugira ngo twongere twingo birangire. Ate oya. Nibwo ngibora go agisida. Rero nyuma yaho umushiki wanjye abana baje kugenda, umugore aza kubareba, ngira ngo aje kubareba agiye kubana niwabo n'abana. Yewe ngeze no mu bitaro no mu mafaranga agisida. Yewe noneho ndavuga ati ugafasha abana nta kibazo. Yewe noneho n'amafaranga n'abantu bamfashaga yaranambwiye ati mfite ibibazo ngewe, niba banyohereje umuntu anyohereje mu 5 afata 3,000 ngavuga ati ngaho agatunga abana. Tunga abana. Yego. Ko namutunze mu gihe ko namaze umwaka hafi n'igice mu bitaro. Naho ndi kuyohereza nayo mafaranga abana n'umugabo. Nyuma yabo baje kumbwira ati ahubwo umugore wawe burya banamuteye inda. Yego. Tiburyo ugikoraga sida kuko wakozaga sida, n'undi wakozaga sida yenda kubana na wa mugabo kuko yamuteye inda. Tiburyo bahise babana, ati ni nk'amaheri yagize ahubwo bahita babana. Noneho mu kubana baragenda ntibabana neza.
baragenda bakora ibintu by'akaduruvayi cyane bishoboka, yongera asubira hehe iwabo. nkajya amufasha gutyo, noneho amenye ko noneho bagiye kumbaga ko ntazakira, atangira gushaka uburyo ki aza kureba wa mugabo kugira ngo noneho agutabyeruye noneho antabe noneho anyibagirwe mbega. ahita agenda yibandika kuri wa mugabo, noneho aravuga ati, baramubwira ati Dodose ntabwo azongera gukira, nazongera kugenda, ibyo byararangiye. Yego. Umugore ahita agenda akwamirayo, hanyuma birangiye aguta uri mu bitaro maze umwaka urenga. Yanasezeranye ni mu bitaro, agiye gusezerana ni mu bitaro. Imbere y'Imana yo mu ijuru. Ibase. Yasezeranye ni mu bitaro. Ndi mu bitaro ejo bundi ngarutse ni Nyamirambo kuko nabaye intoze mu Iburasirazuba igahini nakubise amezi 7. Yasezeranye rero ngarutse nangaha, akimenya ko bavuze kutazakira nibwo nyine se akwama burundu kuri uwo mugabo. Yahise akwama, ahita anashakisha uburyo basezerana vuba bahita babikora. Wibaze ko noneho na mama we twabanye mu bitaro i Nyamirambo, mu bitaro mama we yageze ajya mu bitaro i Nyamirambo. Abantu bakajya bambwira ngo mama we ari hano mu bitaro, akageza gusura nyina, ntazi kunsura, ntangemurire. Ariko nkabimenya ko noneho we yanageze ahangaha. Kandi waramwoherezaga amafaranga yo gutunga abana. Wibaze ko murumuna wiwe na musaza biwe ni mu bantu babareze imyaka n'imyaniko, barakura. Bamwe mbashakira, umwe mushakira n'akazi, arakora cyane, anameze neza rwose, arakora pe. Ariko none na mama w'icyo gihe ngo yabaga mu bitaro akagemura, ntagere aho uri. Hari n'igihe yigeze kugemura, ndabivuga imbere y'Imana kuko simbeshya njyewe. Hari n'igihe yigeze kugemura rimwe, agemura icyayi, arangije baragenda baranywa, arangije igisigara kizana ngo natwe nitunywe. Twari dufatanye, yabaga hepfo mu bitaro bya hano hepfo natwe tuharuguru. Ariko yabikizanye icyo cyayi, yarangije kumenya ko namenye ko mama wiwe ari mu bitaro. Ariko bakaza kugemura kugira ngo nge simbimenye ko yahageze. Birumvikana. Abana se abagutera gute? Abana rero mu kubana rero ikintu cyagiyeho ni kimwe. Ubwo yarampamagaye, urumva igihe cyaze kugeraho kiramenyekana, za kumubaza tujya no kuvugana kuri telefone, nawe ese koko warashatse? Narashatse. Naranabyaye. Umaze no kubyara impanga? Ati narazibyaye nazo. Okay. Igihe cyaze kugera noneho navuga ko umugabo yarabuze ubushobozi, yimba ari n'umugore. Ariko ndagaruka kuri bya bintu none navugaga by'umusore kuba yatereta umugore akamubeshya beshya kamukunda atitaye ko afite abana. Yego. Bagera ugasanga gisigazo. Mu kuba mpereza we yarambwiye atari kuzi ko uyu mugabo mbana nawe asigaye yirirwa avuga ngo ibi byana byawe ngo birarya cyane. Yego. Ndamubwira ati none se yimba avuga ko ibyo byana birya cyane, ubwo bizagenda gute? Ubwo ntabwo ari handi bizakorera ko hano umugabo uzasanga ejo yishe umwana cyangwa nawe ugasanga bimeze gute? Ugomba gukora ikizi. Ntikora kubwira ati wabanye n'abana bikanga, uzabana n'uwo mugabo amaherezo bizaba yahe, bizagenda gute muri rusange? Arambwira ati ngiye kubohereza. Umeze uko? Ati surabohereza ngiye, urabona petit frère n'umufasha. Mpera ku kintu cyose mubaza mbaza petit frère. Urabohereza abana, umwana ugeze imyaka 11 12 n'abana babakeneye utuntu twa hafi na gato. Urabanyureza bigende gute atoya? Ati ndabona umugabo yazanyicira abana, tafazari bazaze bagwe kwase. Ariko ndamubwira ati timba uko bimeze rero, uzabohereza. Nanjye nzanapfira mu maso yabo banandeba. Kuko nta kindi navuga. Nibwo umugore yafashe abana abanyohereza muri urwo rwego. Ariko mbabazwa n'ikintu cyatumye avuga ngo njyewe ngo we ngo yagize amahirwe ngo yabonye umugabo ngo umukundira abana. Yego.
yagize amahirwe abona umugabo umukundira abana se, hanyuma wese ko hanyuma ko yabamukundiye bagategereza ko, kuko navuye mu bitaro yego hashize nk'ukwezi kumwe nibwo abana babangejejeho. yes. Watunguwe gute ubona akoherereje abana? Nibyo yarashatse, yarabyaye, agemura mama we mu bitaro, muri hamwe, wowe ntiyibuke no kukugemurira, urwaye uri umugabo wamutunze kuva akiri umwana, akiri muto nawe ukiri muto, umufashiriza abavandimwe be bose, umufasha kuva muri ya mico nubwo atayivuyemo nk'uko wabitubwiye. Birumvikana ko Kameme ari ikintu ufite ku mutima. Watunguwe te bigeze kuri iyo levo yo kuba umeze gutyo, agusezeyeho ari uko yumvise ko utazigera ukira? Ikintu cyantunguye cyane rero Gerard, njye natunguwe kuba ubwanjye we ku giti cyanjye yavuze ko atankunda, ariko se navuga nanone abivuga gute mu kiganiro? navuga se umuntu ko yavuze ko atanankunda, basi ko n'abana ari we babyaye mu nda, wenda ari njye waje ubazanye, wenda ari njye wamuteye inda, wenda navuga ati wenda sinabanje. Navuga ati se n'umuntu wabyaye abana be mu nda aratinyuka akabohereza ku muntu w'ikimuga kiri burundu kitashobora gufata telefone hariya? Gusa navuze ati njye abantu muri iyi si, navuze ko. Watekereza ko ibyo bintu yabikora? Ntabwo nabitekerezaga. Ntabwo nabitekerezaga, ahubwo ikintu gusa najyaga ntekereza, nabonaga nari nzi ko ari umuntu ushobora kurwana intambara ku bana biwe, kuko njye nabonaga ibyo yigiraga byose byo, nabonaga akunda abana biwe. Yego. Ariko naje gutungurwa nuko mbona umugabo amushyizemo indi virusi yo kumwereka ko adakunda kureba abana be cyane. None se ubyaye abana 3 nyuma y'abandi 2, ahubwo se udafashe babandi 2 ahubwo bakuru bazarerera babandi batoya, ahubwo ugashaka kuvuga ati bano reka mbashyire hariya, waba ukoze iki? Kwitandukanya n'abana, abana ntabwo byabafekse, ntabwo byabagizeho ingaruka mu buryo bwo mu mitekerereze? Birahari, byarabaye, ariko kuko burya hari ibintu biba ukabona nta kindi kintu wabikoraho, ukagerageza kuganiriza umwana ukabona, ariko urumva umwana w'imyaka 6, w'imyaka 8, umwana w'imyaka 8, w'imyaka 10, ni abantu ubundi bagikeneye nyine uko byagenda kose. cyane urumva ko kubwira ati byonyine ndashaka iki kintu, nta bushobozi ufite bwo kukigura, ukaba utanabwira ati nyina atetse wakoze iki kintu, ni ibintu biba bigoye cyane. Umwana agira icyo kibazo. Wenda nyuma yo kubata, nyuma yo kubazana iwawe, two kuvuga ko yabataye ko ni ku mubyeyi nanone, nyuma yo kubazana iwawe, yigeze yongera kubakurikirana cyangwa yise yibera uwo mugabo yararangira? Kubakurikirana ni nko kuvuga ngo nta kubakurikirana mbona kwabayeho, kubera yuko buriya nimba umugore adashobora kuvuga ati, nimba nyina w'abana adashobora kuvuga ati noneho reka ngira igihe cyo kuvuga ati, burya gera hari igihe uvuga ati mugende hari ahantu, ariko nkamenya gahunda zabo. Burya hari igihe ushobora kuvuga ati hano mukwirirwa hano, ariko najya amenya ngo mubayeho gute, murarya gute, muraryama gute. Icyo kintu se mba kitabayeho nta kubakurikirana mbona nta kwegeza. Ngo twabyumvise bitewe n'uburyo wenda watubwiye inkuru na mbere yuko mwe mubanye nuko yabataga, ubwo wese arabyumva. Ahubwo tugane kuri wowe, dusoreze kuri wowe bwawe. Dodo, wakoze impanuka gute? Bigira ingaruka kuri wowe gute? Ubaho gute nyuma y'impanuka ko watubwiye ko wari umukozi cyane? Impanuka nayikoze mu bintu ntateganyije, ntanatekerezaga. Gusa natekereje ko nzakora impanuka, ariko numvaga ntazagera ku mpanuka iri kuri uru rwego ndiho. Utekereza ko uzayikora? Kubera ko nagendaga mu muhanda cyane, nagendaga ku binyabiziga cyane, njye nari umukanishi, nagendaga ku binyabiziga cyane. Rero iyo ugenda ku binyabiziga uko biri kose uratekereza ukavuga ati nanahura nayo, kuko bitewe n'ibyo ubona nazo zihura nayo. Gusa ntabwo uba witeze ko ushobora guhura n'impanuka ishobora
kukugira uruhinja kwanza utari n'uruhinja ntabwo nabitekerezaga. Impanuka nayikoze rero njyewe natashye mvuye ku kazi, ariko no mu byabiteye nabyo uvuga ngo nuko ntabirondoroye na gisida nawe mu ntandaro ye iri mu bantu ba stress cyane no kugira ngo mpure n'iyo gisida iri mu bantu ba stress cyane kuko urumva nayikoze akiri kumwe n'abana mbafasha tuvugana ngo tugiye gushaka ahantu tuzaba gutya na gutya. No kuvuga rero nihuse mu magambo yihuse, agisida nayikoze mvuye ku kazi nimugoroba mu masaa moya saa mbiri gutyo genda kugera gutyo. Nari mvuye ku kazi ntashye, hari akamato mfite gashaje natahagaho tataha ninda kuhira ku Gisozi. Agisida nayikoreye hari hafi yo ku Rwibutso ku Gisaha. Yego, nibwo imodoka yanturikiye inyuma irankubita, ndazamuka mu kirere bita idonda mu muhanda. Ngira ngo navuze ijambo rimwe gusa, ndavuga ati ebana imodoka irangoze, ngira ngo n'ibintu bizarangira ako kanya. Abantu banjyana kwa muganga, vuba ambulance yisiza, ndagenda ngeze, gusa sinagezeyo mbizi, nagezeyo ndi muri koma, ariko bwakeye mu gitondo mva muri koma ngize amahirwe. Ariko navuye muri koma sanga amaboko yanjye n'umubiri wanjye nta kintu na kimwe gikora. Gusa ariko ndavuga pe, ariko na wabwira ngo gira gutyo ino nkabona ntibishoboka. Abaganga bakambwira ati gira gutyo nkabona ntibishoboka. Kavuga ati se nabaye iki? Ati ubu muracicika wakoze agisida uraza gukira. Yego, bibaho ngaho. Navuga ati reka ntegereze wenda Imana ubwo nagisida biraza gukira, kuko nabona abandi bakora agisida nkabona bamwe barakize cyangwa abandi barapfuye. Kavuga ati ubwo ntapfuye nanjye ubwo wenda ndakira. Yego, okay. Ku munsi nk'uwa gatatu wa kane nibwo natangiye kubona ko ibintu bikomeye cyane. Ntangira kubona abaganga batangira kumpuriramo benshi cyane, bakajya baza bagapima, abana batangiye gukora inama. Igihe kiza kugera mbona barambwira ati abantu bo mu muryango wawe wizeye ni bande n'abandi tuvugane nabo. Ndavuga ati barahari gutya gutya. Baraza barakorana inama, bari nka batatu. Gusa umwe muri bo niwe utarabahishiye ibanga, gusa we yaraje arabimbwiye. Baragiye baramubwira ati rero uyu muntu tugiye kumutransfera Faisal, bazamushyiramo ibyuma ariko ntabwo azongera kugenda. Mubimenye ntabwo azongera kugenda, urutirigongo rwaturitse rwiwe, ubwonko bwamenetse, ntabwo azongera kugenda. Ikintu tugomba kumukura no kugira ngo azicara yigame abari aho ngaho. Gusa umuntu umwe niwe waje arandabura. Ubyakira ute? Ndavuga ati uvuze. Nahise ncomora ibintu byose byari bindi, byanyongeraga umwuka n'ibiki byose ndabicomora. Ndavuga ati gusa ibyo bintu kumbwira urumva bishoboka? Yego. Ndavuga ati ngiye ubwo rero bimeze gutyo birutwa ko naba napfuye, ese ntabwo zongera kugenda gute se? Abaganga barongeye barazara bicomeka, batangira kunganiriza, guranganiriza. Ngenda mbyumva nyine. Mara n'iminsi miremire cyane muri Faisal, baranambwiye n'ibikoresho byarabuze byo kumbaga. Igihe cyaje no kwakira nizera ko ngiye no gupfa ngiye, kuko igihe kirageze barambwira ati ibikoresho by'umugongo we ntabihari. Ariko n'amafaranga nayo yarataranaboneka, ko n'amafaranga baga umugongo nayo n'amafaranga bari menshi cyane. Ebana jera narabyakiriye. Icyo gihe umugore se kugezeho muri iyo situation imeze gutyo rimwe kiba rimwe gusa, uwo mwanya niwe yaje, ntiyongeye kuhakandagira. Wapi, bitewe n'iyo situation nakubwiye rero yaratangiye ya process y'umugabo. Bari kumwe, nongeye kumubona yari turungu aje. Uwo mwakiriye ute? We yakwakiriye ate? Urumva agera hari ukuntu umuntu ababara buriya. Hari abantu nyamubona babara ugasanga umuntu ararira, ugasanga amarira ari kuyashakisha, ariko buri umuntu urira abatarabona. Yego, hari igihe urwego ugeraho amarira niyo bayakubaza, bakubwira ngo baraguha amafaranga ya naye, ukaba utabona n'amafaranga. Yego, igihe cyarageze mbona nyine mufata nk'umuntu usanzwe uri aho ngaho. Deja barangije kumbwira ko ubuzima bwanjye ntabwo umuntu rero umuntu gusa umuntu
nari nkwiye wagombaga kumbasha kungerageza mu buzima bwanjye no kunyoroshya cyangwa no kubana nawe kumba hafi no kumenya ibyanjye byose niwe wabashe kunta mbere yanjye kuguta mbere y'abandi kunta mbere y'abandi bose Yeah. urumva rero uwazaga wundi we namubonaga ahubwo arutana wa wundi nari nizeye Nese Dodo karame kuva icyo gihe kugeza uyu munsi mu by'ukuri ubayeho ute? mu mibereho yanjye mbayeho nabi ntabwo navuga okay simbayeho neza ariko sinabayeho ngiye kuvuga ngo mbayeho nabi nanone wenda naba ndara nko mu kiraro cyangwa n'iki n'iki ariko mu buzima busanzwe mbayeho nabi pe kubona umuntu umeze gutya nkanjye narabashaga kujya kwihigira noneho nkaba mfite ikintu cyitwa abana babiri bambaza buri kintu ubwanjye nanjye sindakira ndacyafite ikibazo cy'uburwayi gikomeye cyane bisaba guhora kwa muganga noneho nkagira umuntu aba afite n'ibindi bibazo bindi byo kuvuga ngo byo kudasinzira umuntu agira ibibazo byo kuboramo imiti yego igabanya ububabare kugira ngo ubashe gusinziramo kibura ni ya miti bihenze cyane I know ni ibintu biba bigoye cyane ku buryo ubona zibwira umugore nguce mu ijambo umugore azi ibyo byose yaguteriye abana azi ibyo byose ko bikuriho arabizi kuko no mu bantu batangaga ibyo bisubizo byo kuvuga ngo sinzakira ari mu bantu banabibonye mbere nawe cyane aribwo yitaga yiruka nibwo yakuragamo n'akarenge kiwe bivuze ngo iyo amenya ko uzakira yari kukugarukira 100% n'ubu tuba tunabana ahubwo yabonye bimeze gutya avuga ati reka manike akarenge kanjye okay tukiri aho ngaho rero ufata gute umuntu umuntu rero gira ufata umuntu gusa cyakora abantu umuntu ntabwo agomba kubafata bose uko bari ariko gusa ikintu kimwe hari ikintu kimwe nabonye kimwe okay reka dushingire ku mugore wawe hari n'abeza urabafite ufata gute umuntu ntabwo ugomba kumwizera cyakora mama wawe ntushoboye kukugira impuhwe uramenye uko wakubyaye we ashobora kuza agashyiramo imiyaga agasanga umeze gutya ariko umuntu ugomba kumenya ko isaha n'isaha ugomba gusanga byagenze gutya yagutungura ku buryo kumuherekezaho umutima wawe ni ibintu biba bigoye gusa nanone biba byiza nanone ubasha kubana n'abantu neza cyane wowe ukazitahira urugendo rwawe neza bibaye byiza ukajya ubasha kubana n'abantu neza bamwe mu bo babanye nabo neza hari abaruta abandi muri ba bandi wabanye nabo neza hari abo wabonye se bakubereye beza utakekaga ko aribo baza mbere mu kukwitaho mu kukuvugisha mu kugukomeza barahari benshi barahari cyane cyane ndanashingira reka okay nubwo ari umuvandimwe reka mushingireho ndashingira no kuri Petit Frere cyane wanjye namushimira cyane mwabanaga ndamushimira cyane kuko ari mu bantu banyeretse ko yubaha n'ikiremwa muntu kwanza kuba yubaha umuntu yabonye kibura nabonye ko ari umuntu ushobora kuvuga ati uyu muntu nawe ni umuntu nyine yabaye gutya ndamushimira cyane kuko yari naramutoya cyane urumva kugira ngo Kameme Gerard kugira ngo umuntu ni Petit Frere ankurikirana ubwa gatatu desha yego ariko kugira ngo anyiteho mve mu bitaro avuga ati ndagushyira muri iyi nzu ngiye kuba nkureba n'ibiki byose kugeza none n'abana babanyohereza n'abana bakabanyohereza uri ku mutwe we ndi ku mutwe we yego narangiza akambwira ati ko bakohereje abana rero nawe ubwo ibyawe bivuyemo akavuga ati ntacyo ubwo nimugume hano yimba ari ikiro cy'umuceri mu kirya nta kibazo ntambwira ati ubwo wabwiye umugore wawe akaza akavana abana hano n'iki ntiyigeze abimbwira yubawe kabisa yubawe rwose Imana ndanayimushimira cyane akavuga ati muguma ndabimushimira cyane ntabwo mwazanye ntabwo twazanye no mu kazi ndamushimira cyane ariko hari n'abandi nabo bambaye hafi cyane pe bambaye hafi cyane ntanateganyaga kwa kuntu ushoboye kugira neza umuntu
wowe ukaba uzi ko utabigize neza ariko bakazana kwibukira ku bindi bintu Yego. utanateganyaga. Yeah. Bambaye hafi bamwe na bamwe mu rugendo rwanjye no kubagwa kwanjye njyewe sinari no kugeza n'izi sape mbarana napfuye Yego. kuko no mu kubagwa kwanjye njyewe bambagiye nari nkeneye amafaranga menshi ntanayo mfite atanahagije. Yeah. Ariko rero abantu banjye bitanze rwose ku giti cyabo bakavuga ati cyagenze gutya reka tuguhe support ubashe kuba tujye tubana ntabwo tuzi umubiri icyo ari cyo, ntabwo tuzi umubiri icyo ari cyo, ushobora kuduhinduka isegonda ku rindi. Ntabwo nzi niba nkubwira ngo komera pe, ntabwo nzi niba rwose nkubwira ngo komera, sinzi niba hari icyo byakumarira. Oya byagiye icyo bitanga gusa ukomere pe, ukomere. N'undi muntu wese uri kumva umuntu tujye tuvuga ngo gira neza wigendere, ntawamenya imbere uko bizaba bimeze cyane cyane. Uyu munsi ushobora kubyuka umeze neza ufite forume kujya muri siporo, kumubona ushobora kuba ari umusore nyine wakoraga siporo umeze neza, ariko umunsi umwe birahinduka. Umunsi umwe birahinduka nta ruhare bigizemo, nawe rero byagutungura. Ibi bintu bibera nta n'umwe bibera, ariko twese bitugeraho. Mana yanjye mureke mwumvise ino story, ntawe ngiye kuvuga ngo murayikompara ngo n'uwahoze ari umugore we ngo muragira gute, buri wese uwumva yumvise. Dodosi rero n'ingingo nyamukuru twifuza nuko nifuza ko tumufasha. Afite abamubayeho, afite abamuriho, cyane cyane uwo petit frère wamubaniye. Birashoboka ko nawe yari kuba grand frère mubi. Petit frère uyu munsi akaba atamuriho, iyo aza kuba grand frère mubi, petit frère nkeka ko atari kumubaho. Burya nyine kuba grand frère, kuba papa, kuba mama, burya ayo magambo ni amagambo asanzwe, ariko dukora iki kugira ngo tube ba grand frère bazima, tube ba petit frère bazima ku bavandimwe bacu, tube ababyeyi beza ku bana bacu, tube abana beza ku babyeyi bacu. Gute ntibibe by'icyitiriro gusa. So mureke rero dusapotinge, dufashe uyu muvandimwe wacu Dodosi, ariko ubwo urumva tuba tugufasha na petit frère ubuzima bukomeze. Birashoboka ko tutamufasha ubuzima bwe bwose azamara kuri ino si, ariko mu gihe ageze ku nkuru yanjye, mu gihe ageze kuri twebwe, mureke tumubeho. Muwe abagabo muri ko twumva mwebwe, birashoboka ko hari ubwo nawe wageze muri situation uvuga uti njye ntabwo navuga ngo banyumve. Burya hari ubwo rimwe na rimwe abadamu bavuga ari kumvikana, ariko ugasanga umugabo yavuga ati umugore kunanira gute, ariko uri umuntu w'umugabo uwabibayemo n'uwo bizi. So mureke kubariza wa mugani mu Kinyarwanda uvuga ngo aho umugabo aguye ujugunyaho utwatsi. Mureke rero tubikore kwa Dodosi. Abagabo twumva iki kintu tugikore, dufashe Dodosi, tumufashe, tunabwira Imana tuti Imana Dodosi byamubayeho, reka mufashe, dore ngo hayituro ryanjye biciye muri Dodosi, iki kintu kizambeho. Tubikore tubikunze, kandi turata umubiri ngo uvuge uti ngiye hariya, we never know, umubiri ushobora guhinduka. So mureke dufashe Dodosi, nawe abeho. Duke ufite birashoboka ko kuri we ari twinshi. Abagabo burya twebwe ntabwo tuvuga byinshi, akubwira ati mbayeho nabi, ariko ntakubwira in details, ntakubwira ngo kurya bimeze gutya, ntakubwira ngo twatundi twose, ntabwo abikubwiye. Mureke rero tumufashe mu buryo bwose bushoboka, witanga uvuga uti hari uburyo nanjye nifuzaga gushimamo Imana, reka tubikore tuciye muri Dodosi. Uyu munsi haje uburyo bwinshi navuga ngo bwo kugira ngo twiture iby'Imana yadukoreye, none duciye muba ntutubona ku nkuru yanjye. Dodosi ndamubashinze rero no kuvuga byinshi, nansoreje ikiganiro inkuru yanjye. Dodo vuga nimero ya telefone yawe. 0782 73 530. Yego. Isomo rikomeye kuyemo dusoza nirihe? Isomo rikomeye nakuyemo, twe nk'abantu tugomba kumenya ko turi abantu, kuko uyu mubiri wacu uradushuka.
iyo wireba ukabona mu kirahure urasa neza, ariko jya umenya ko urushishi rushobora kurya nonaha, ku buryo n'umuntu azakureba ntiyemere ko ari urushishi rwakuriye, kandi ari urushishi rwakuriye, ariko rukagusigamo ikintu kirekire cyane. imungu ikintu nabwira abantu, ikindi cya kabiri navugaho, ndakangurira cyane cyane nko ku kintu nk'abadamu. Reka nongere kubwira abadamu akantu gatoya. Abadamu n'abagabo natwe turabigira, ntibagashukwe n'umuntu uzaza kukubwira ngo zagukorera ibi ngibi ibi n'ibi, amfite none wifite n'abana. Hari igihe aza kubikora akagutandukanya na wa muntu, kandi nyuma y'iminsi mike ugasanga wowe n'abana mubaye ikibazo mu bantu, kandi bitari ngombwa. Kandi uza kugumana n'ababana utari kuzaba ikibazo. Bajye bitonda barebe. Ubaha abantu nicyo kintu cya mbere. Nabonye kubaha abantu nicyo kintu cya mbere. Mu byumvikana wabaye shoke cyane kubera abagore, kubera umugore. Umwe agatukisha bose, si babi bose. Abagabo bose si babi, abagore bose si babi. Gusa nyine umwe utukisha bose ashobora gutuma nyine wumva ko bose ari babi. Niko bimeze. Naha dusoreje. Ngivuge ni telefone yawe. Ni 078 8 73 5 3 0.